brother, how are you? Long time. What happened to you? So, Sanabi, wow, ese ikirere ntabwo uri kubona ukuntu kiri gusa ikirere kigiye kugwa ariko ubundi nubwo yaza nta kintu it's been a long time nyuma y'uko dusoje kwiga nyine wari ubwiga n'ibyo gutebya kwawe ni ukwakira ntabwo mbese nkubeshye ubwo nyine ubona gutya bindi nyuma ariko nyine nta kigenda cyane ese byagenda bigacaye ko biba ari bya ese yakosirika uri kwiga mu cyarangiye byarangiye kubera kuko natageze no hanze biranga akazi nako ibintu byose bitanga keep trying keep fighting kabisa I wish bizakunda ubuze uri gushakira ukaba ari ugutera ishyaka ushakisha hirya no hino mu kazi byako byava gerageza kujya no mu minsi ahantu hahurira abantu benshi ahubwo se ko none ndi kubona uri kugenda n'amaguru wowe nabonye byaraciyemo shaho wowe usigaye uryoshye ahubwo ushatse wadakurara amafaranga man uzi nta kintu nabirenze imodoka nisi zanuye ko mu kinamba yawe imodoka nabirenze banzamuka n'amaguru dore n'agasiporo kabaga ahubwo se hari ikintu ashaka kubwira zirimo turanahuye ko iriya modoka yawe kubona ikarita hariya ntabwo isura mu rugo nakuramo akazi nkajya neza mu gihe ugiye kuyijyamo cyangwa nanayicunga nta kintu nawe byaba bitwaye nabwo kujya umuntu twiganye se umuntu ufata umuvandimwe wanjye kuba twariganye cyeretse ko kuba yakoze imodoka akazi kose mani cyangwa kugatanga amafaranga nkabona uko nishyura inzu nkabona uko ndya biba bihagije ahubwo ahuye ngo nguhe akazi ko koza imodoka nagushakira akazi muri facility nkora nawe ho aho biba byabaresa ikibazo ni uko bizatinda rwose mwe minsi ndambayeho se ubundi bwose wari ubayeho ariko ariko wari uguhiga uri ubwiga bimwe bibi cyane ukomeza uhige nanjye ngiye gufayitinga kabisa noneho ndaza kureba muri facility rebe nimba hari icyo naza kugufasha none se hariya mumeze mute mu rugo ikaritsiye zaje se yaba ari ibisanzwe ntabwo nabonye rero nayo nabikeneye wari wanshaka nuko nagushaka urumva birahurira kuvuga ngo nyine muri ziriya karitsiye z'iwanyu harimo umukobwa utuyemo witwa Keza uramuzi Keza numva namuzi umukobwa ari muremure w'inzobe brown ufite nyine hair freshers yarasukuye akubisuko afite ibisuko bya ko Imana turuka umuntu bwese ngo nabonye itondera tuzimubona ari nawe nageze kubona acuruza niyo nuriye yajya ahubwo niwo nese ramuziranye Keza muri ziriya karitsiye zahariya koko ose na karitsiye z'ikibazo Keza buriya rero muri n'inshuti ubwo nyine sinese wa mukobwa wakundaga byarangiye uriya wiga tuba tumwihoreye uriya byarangiranye kiragiye ahubwo byarangiranye n'ishuri wageze hanze tuyafatira ubundi buzima ni ukuvuga ngo nyine Keza ni Meze neza wafashe icyayi tinze nyine natinze kubyuka nibagiwe gukangura uyu munsi nakinkoreye njyenyine ariko nta kibazo mukibaye aka kanya ubu se ntiwakiriwe mu kazi nyine nabigereje ariko ntabwo ari cyane gusa icyayi kiryoshye ndyoshye ibinereka ntabwo byabura gusa nyine shagira vuba rero yiranje kamwe bwabo ujye mu kazi wakerewe ego ngaho gutumira nyine vuba dore waranazi guteka gusa nyine hari ikibazo mfite maranye mesi hari ikintu ushaka kubwira nyine urabona kuva nasoza kwiga nta kazi ndabona bintera ikibazo kubona mbayeho nta kazi mfite iri wowe uhaha wenyine mba mbona wubonesha nanjye mba ngushakishiriza
nkabona nzaguhamagara ntabwo mba nicaye ese buriya wambonera nk'ahantu nakora byibuze nanjye nkajya nzana nayo makeya nyine ndashakisha nkabaza mu nshuti zanjye nkabona zumva nkubwiye mbere ntabwo mba nicaye subize ko mukuru mbasitura abavandimwe ntabwo mba nicaye nshakira akazi pe noneho nukanshakira kakambonera nanjye nza ngufasha mu byo dukora sibyo sinkakuvunisha rero nubwo mvunisha mba nakuvunishije ndabizi nyine ndabizi ko ubitekereza ubangamiwe no kuba udafite akazi ariko nanjye ntabwo nicaye aho ndi kugushakira kandi ntabwo bimbangamira nyine ndabikora kuko uri umuvandimwe wanjye ngomba kubigukorera umutwaro ufite ni munini cyane umutwaro ntukajya uhangayika mba mpangayitse cyane ndacunga ubucuruzi buragenda se sha nyine abakiriya baza gake ariko urebye nyine biragenda tu baraza gake gake ariko gake gake ariko nyine baraza za product nshyashya wari wararanguye se zaracuruje sha nyine zigenda zibona abakiriya gusa baranazikunze yego bazana nyinshi nariho utawe zarangoye nyinshi pe nyine ujye wumva utuje suzajya upanika sibyo ngomba kubikora kuko nyine n'ibyo ukora ariko nanjye aho ndimo gushakishiriza aho nzakabona nzakubwira waba ukoze nukuri pe birambangamira uzwirirwa mu rugo reba ndabyuka aho kujya naho ibyo gukora akazi hano mu rugo gahari ntakawugira ntaho kubyuka nkakoropa nkaza amasahani nkateka ntabwo nyine birambangamira warambiwe mu rugo ariko ndarambirwa pe igihe kizagera nyine nakuzana ku muhanda reka twirirwane ubimenyere mbaye n'ahari ubikore uzamenyana n'abandi bantu ako kazi nako hari n'uwaza kakaguhereza gusanze aho waba uri hose sisi wakoze rego ni keza kanjye nawe ni keza nkunze mbona nta kibazo ntacyo atwaye so rero ndakubonye uhita nibuka ko umuturage ati se nta kuntu waje umumbera ukareba niba nta duhungu two hanze tujya tuza kunyemera ibyo bintu biragoye ukabibaza nawe ngo tugakora uriya mukobwa urabona ukuntu ameze nubwo nyine atameze iriya karitsiye ariko ararenze mwana ukabibaza afite akazi nta kintu mba ndi aho ngaho nyine ari uzi akazi afite si usanga ukenera nk'umukiriya uzi kuba wenda nk'umukiriya ugira ngo erega umukiriya aba atandukanye wenda wowe ushaka kujya birumvikana ufite n'amafaranga ushaka no kugura ibyawe ariko se nyine nagura utuntu turi aho ngaho ahita vatira umuryango ntabyadaga ibibazo ngiye kumuvugisha no just you can go there and greet just you can wanamusuhuza gusa biba bibaye naza aho kumusuhuza birumvikana nabikora ariko nyine nabyo biragoye no just so na okay so start to build relationship with her like nyine nubifanike wowe byoroshye muvugane byagunda aho cyaza reka mwereke ikintu ushaka gukunda ikintu ushobora kuba wowe nyine tukajyana uri kumwe tukagera nyine ukaba wanakwega kuba tugize inshuti yanjye twari nyine agahita amenya uburyo nizajyana na cyo agahita avuga ati umuntu ndamuzi kuko aziranye gusa ntabwo bifata nabi wenda nyine ushaka kubona akavuga ati se nkora mu cyuma kazi ko arenze kagenda karakajama icyo ngicyo ntabwo ari cyo kuba tuba tugendana se hari icyo dutwaye si ubucuti wenda kumureba muzanira akajisho bisanzwe ariko nyine ndakumuvugisha watangiye ukajya umuvugisha nyine cyaza nzagerageza nzajya hari acururiza numva cyangwa umushoteraho gato numve n'ukuntu atekereza nibyo bishobora kuzaba nyine kuraje kubona sometimes nagera no kumizo gift ukazinumera n'akajyana bise namubwira ko uvuye bityo wakugura gift mwebwe aho bagiye zimwe nkayitereka nkaracuruza aza gufungura agahita yubona ikintu kiba cyaba kiba kinyoroheye kuko kuyimushyira what's wrong bisanzwe wagiye kubitora nabi ahubwo reka ipange kuba waje hari ikintu cyazacamo ugendana ubwo bari kumwe n'abantu ngo babarara ngo binangire kuko nibo bashobora kuba
wavuga ati tugiye gushaka twakora ibyo bintu bitanu biravuga ati ntabwo urahinduka mani zawe ntizakera cyakomeje ku mani ntazakongera kuvuga mani mani urumva nasobanutse ati kumwe batuma vuga gutyo buriya nuko nyine nawe yibashye uvuga ko warahindutse ugiye kuzana ibintu by'amariga cyane yahita bibiki ibindi bintu amaniga ni nagenze kuba inshuti yanjye ibyo nibyo akazi ko nakwemeye ko nditwa gushakira agiye kugerageza ndebe mu ikibazo afite n'ikintu ntakunda so ikibazo cya telefoni rero reka nze kukigaho muri ino minsi imbere nzagusubiza turebe uburyo twajya dukorana nabi iyo naba nkuboneye kuba wifashishije ntacyo twazakorana wabugoreye ntagushimira byataye ikibazo cya telefoni ndabona wamurasa nkaho ari ko cyatugiye guhigira muri zino nce turi ko tubona nimugoroba rero nyine wowe nzagusanga hari ugiparika niyo utana amasaha nzagusanga uri kugiparika mu nzira nyine ubwire nanjye mushyire kumenya n'umukunzi wawe mwiza ya tayimu ni ikibazo ndabona igihe cyananjyanye nanjye ngere mu rugo muri dushe naheza ndebe n'icyo nshyira mu nda nta kibazo birange Hello? 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 Okay. Como kumbese? Naramwumbuye Sinukavuga utyo turaburanye kabisa iminsi myinshi iminsi myinshi ubwaba ari akazi no kuba umuntu nyine ari mu bintu byinshi. Okay. So, muri iyi minsi ntabwo uri kubona umwanya se? Nyine hari ibyo nari mpugiyemo kuko nibyo byatumye tuburana. None se ko numvaga nshaka ko twapanga tukazahura mu minsi iri imbere. Mbere ndumva nta mwanya mfite. Umwanya ufite? Ibintu byinshi bitandukanye urumva ndi busy. So nta kuntu se washaka umwanya wenda ukigomwa n'utuntu dukeya tugahura ko ufite urukundo rwinshi. Okay, ubwo tuzareba nyine nitubona umwanya ubwo tuzahura. Urebye meze neza ntari. Okay, gusa nyine muri ino minsi ndi kumva ndikunda cyane nimba ari uko ndi kureba mbizi kabisa. Reka mbyemere nabyemeye. Bigaragazwa n'iki se? Urukundo rugaragarira mu bikorwa tumwumva ngo amagendo keretse ko ushaka kunziyobora se kugira ngo ubyemere bw'urukundo. Ese kwiyahura bigaragaza urukundo
ubwo nibyo wasanga ari igihe kigaragara ngo tubone igihe nikigera tuzabibona mbona ari ibisanzwe ngewe reka tubihe iminsi wenda ko iminsi ishira bizagenda bigaragara tubone yuko ari ibya nyabyo wenda nanjye nzabibona mbona iminsi nayo iri kujyana cyane iminsi iri kukuntwara kandi uko yiyongera niko nishobora kubikumbura byancanze kabisa ubwo tuzareba ntawamenya tuzareba kugira tugapanga igihe cyiza kandi cya nyacyo tugahura nimba hari ubundi dushaka ko nabikwerekamo nabyo nabikwereka nari nta kibazo ubwo tuzabibona yego okay shaka nyine ko basi tuzabona tuzareba nta kibazo ubwo ngubwo twatanga kuri muri iyi minsi ndahuze cyane ubwo twareba nka weekend kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru nko ku cyumweru so babe nyine byambira agaciro kuvugana nawe gusa nyine ko tuvuganye ndushaho kubikunda no kugukumbura cyane uzabona umunsi ugeze sawa nta kibazo nawe wakoze kumvugisha thank you koko uriya mukobwa ese uwo mukobwa ufite ikihe kibazo amafaranga yose namutayeho ntacyo namwereka kugira ngo ngaragaze ko mukunda ariko ikibazo cye thank you ese koko man naremewe kubazwa n'urukundo so maybe ni ikibazo cy'igihe reka tubigiye wenda bizarangira umunsi kuranguka ndamukunda urabona umwanya wanjye utahe guhura n'ibiki mwaribi ukamo amafaranga akambyemera tuzabona wasanga yabonye nabi n'ubundi nzabitaho nindira amafaranga